Haleluya. Nkuko bisanzwe umukozi w'Imana Evangeliste John Migabo basuhuza kandi Imana yahawe icyubahiro. Ni ubutumwa ngira ngo ntange kandi ubutumwa bumeze nk'itangazo kuri channel yacu Professional Church TV YouTube channel Evangeliste John Migabo, ubutumwa bw'urukundo, imbabazi n'amahoro. Amen. Ni itangazo kandi maranye iminsi itangazo nasengeye cyane kandi nkaba nizeye ko Imana izabifashamo. Ubutumwa ntabwo tugiye turi kuri intego, ni ubutumwa bw'imbabazi n'urukundo n'amahoro. Ngiye kuri YouTube channel nk'ubutumwa kwivuga kamanuka, hariho ubutumwa bwinshi cyane, bwinshi. Imyaka igiye kuba hafi 3 cunguza kujya umwete kugira ngo isezerano nagiranye n'Imana hari muri za 2000 na hagati y'ibihumbi ngira ngo nakangahe na 2000 na gatanu, ngomba nabo nibuka neza, ariko nabyanditse nuko mbona byanditse, ariko genda ngo haye uburyo bwo kuba bazenguruka amahanga yose, nguhaye kandi n'impamba, nguhaye n'impamba y'ijambo uzarisangiza abandi. Niyo mpano yawe. Rero iyo tubivuga nk'abantu twabashije kubona Imana atari kutayiresha amaso, abantu bashobora kwibwira ko dukabya, ariko cyangwa se wenda ibyo tuvuga atari byo. Iyo utarabona Imana, ubona urimo kuyivuga, urimo kuyihamya, uvuga ko yayibonye, uvuga ko yavuganye nayo, uvuga ko n'uyu munsi avugana nayo, cyangwa se n'ibyo avuga atari ibye, ukagira ngo arakabya. Ariko ntabwo tuba dukabya, tuba tuvuga ukuri kwambaye gusa. Imana iriho, Imana irakora n'ibitangaza byayo, bya bindi byo mu isezerano rya kera, byo ku gihe cya Yesu, byo ba Yohana intumwa, Petero, Pawulo n'abandi bakoze, n'uyu munsi biracyakoreka. Ahubwo ikibazo ntabwo dushaka kubibona no kubyemera. Haje ubundi buhanga buhanitse bw'umwana w'umuntu yazanye butuma tuyoba. Uko umuntu abyinjiramo cyane niko rushaka kuyoba. Isi yakagombye kutwereka rero birimo kuyibaho n'ibitangaza by'Imana n'ibihano by'Imana hirya no hino. Ntashaka kwinjiramo cyane kuko ntawe nshaka gutunga urutoki cyangwa nta n'igihugu ushaka gutunga urutoki, ariko biragaragara, biratugaragarira. Imana irahana, Imana iradukunda, ariko iyo ukojeje iraguhana, cyane ibyo bita les paroles blasphématoires, amagambo atuka Imana. Un blasphème ni igitutsi kituka Imana, ni igihakana Imana. Imana sivuze iki, Imana no gusa iraguhana, niyo cyaba igihugu iragihana. Hanisha byinshi, hanisha amazi, hanisha umuriro, hanisha inkubi, hanisha imisozi ikariduka, ihanisha. Imana irahana, ariko inyamaswa zigapfa. Murabizi byabaye mu bihugu byo muri za Australia n'ahandi, inyamaswa zirapfa, abantu barapfa, des millions et des millions. Ako kintu gasanga no guhakana Imana. Guhakana Imana ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ntinda rero, icyo naringamije mu munsi ni ukubwira abantu banjye, my people, ngiye guhindura
ngiye guhindura uburyo navugaga mu butumwa mu rurimi rw'ikinyarwanda. Kubera ko igice cya mbere cy'ubutumwa Imana yampaye gutambutsa kirashoje. Nzagaruka dufata igice cya kabiri. Igice cya kabiri nzagaruka dufata ijambo urukundo, ntabwo twarishoje. Ni mu gice cya kabiri kubera ko ijambo urukundo ni chapitre ndende cyane. Navuze agace gatoya ngira nerekana gusa amoko y'urukundo, ariko ntabwo twarishoje. Ariko ijambo imbabazi twarishoje. Tubona kubabarira ni iki, amoko y'imbabazi ni ayahe, tugenda turebe ko Bibiliya avuga. Imbabazi Imana iduha, imbabazi uzisabye, imbabazi zitangwa ku muntu wicujije mu mutima, imbabazi zihabwa utanazisabye, arizo mbabazi z'umwuka, noneho kandi n'uburyo bwo kuzisaba, uburyo tugomba gusaba imbabazi. Twarabibonye turabisoza. Amen. Dufata ijambo amahoro. Amahoro ni amagambo abiri aboneka muri Bibiliya. Ijambo amahoro ririmo kenshi. Amahoro Imana itanga aruta undi umuntu wese yakwibwira. Mbahaye amahoro yanjye, mbasigiye amahoro yanjye, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ariko dufate mu Bibiliya hari ijambo Pawulo yadusigiye muri Bibiliya. Aravuga ati niba bishoboka kurwanya uruhande, ubane na buri wese amahoro. Amen. Niba bishoboka kurwanya uruhande, bana buri wese amahoro. Ntube uwo bita fauteur de trouble. Un fauteur de trouble ni umuntu ugiye wakavuyo, uzana amacakubiri mu bantu, uzana umwiryane mu bantu, uzana umushyara, uzana inkuru z'impuha. Uwo ngo ni fauteur de trouble. Uteza akavuyo, abantu bakamarana hejuru y'amagambo, hejuru yo kubeshyerana, hejuru n'ibindi. Ukaba umunyamahoro mu byo uvuga, uburyo witwara, aho ugenda, n'ibindi. Niyo bishoboka. Igihe bidashoboka rero, ubona ko byanga bikunze, ntacyo utakoze ngo utange amahoro, ariko amahoro murayabura. Jya muri za decisions nabahaye, muri bya byemezo. Funga, witabaze silence, witabaze niba ngombwa you have to leave, uva aho hantu ujya ahandi kugira ngo utange amahoro. Uyu munsi twebwe abakozi b'Imana uzanye amahoro mu bantu ukabona ntibayashaka, ahubwo urashaka kugira nk'ikibazo, ntacyo gikora aho ngaho, kuko turi ibisubizo by'ibibazo, ntabwo turi ibibazo. Amen. Abakozi b'Imana ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni igisubizo cy'ibibazo. Amen. Ibibazo ni ukuvuga ngo ibibazo tugomba kubikemura mu mahoro, non violence. N'umuntu violent ugire ukemuza ibibazo imbaraga. Oya. Twabonye ijambo rivuga ngo power is nothing without control. Imbaraga ntacyo zimaze iyo zidafite control, cyane cyane imbaraga z'umubiri. Ijambo rya kabiri ku mahoro, qui veut la paix donne la paix. When you want a peace, if you want a peace, you have to give peace to others. Ushaka amahoro ayaha abandi. Qui veut la paix donne la paix. Amen. Ibyo turabirangiza. None urebye no kuri hano inyuma, ubutumwa bwacu urukundo, imbabazi, mwese urukundo, imbabazi, amahoro. Evangelist John Migabo, Professional Church TV. Sobanura impamvu uri professional. Ntabwo dufite amarangamutima. Yesu yaje nta marangamutima. Niyo ntego. Ubutumwa butagira amarangamutima, butarimo bw'abahanuzi,
rwo kubwira John ngo uyu munsi nje kubwira ko Imana igukijije urupfu. Urupfu iki kibiri igihe cyose ngiye niko mbwira abantu, igihe cyose iki kibiri cyanjye Imana izashakira izagira ite, izagitaba ubugingo bwanjye bugende. Amen. Kizabora kuza kumbwira ejo bundi ni ukuvuga ngo principe ni imwe ya Bible hano. Urupfu rurasobanuye. Igihe plans zawe Imana yakuremanye zizaba zirangiye nk'umukozi wayo izaguhamagara. Ingero ni nyinshi ntabwo nazivamo. Ba Stefano, ba Paulo, ba Yohana Umubatiza, Yesaje n'abandi ntabwo nabijyamo si cyanze imbere. Wamugani niyambuye umubiri upfa, niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Kizagenda namba n'undi mubiri udapfa. Ntabwo haza kumanura ngira ko Imana yije urupfu. Nuvuga ngo mfite protection iva mu ijuru, ndinzwe n'ijuru, ntabwo ndinzwe n'umwana w'umuntu ku isi. Amen. Impamvu ijuru naryo rindinze suko ntazapfa nk'abandi, si n'ibintu nuko Imana kimfiteho umugambi ku isi. Amen. Icyo gusa. Abantu bakubona ukuze bakakubona wicaye hano gutya bakagira ngo ntabwo urupfu warusomyeho. I don't know how many times I have seen the devil want to kill me. Ntabwo nshobora kubona inshuro nabonye Satana ngenda ashaka kugira ngo anjyane. Ntabwo nshobora kubona inshuro urupfu rwaje nkarubona ko rwaje, ariko Imana ikavuga iti it is not now. Ntabwo ari none ahangaha ugomba kugenda John, ndacyagufiteho umugambi. Amen. Ndacyagufiteho umugambi. When my plan on this world will be over, I call you in your names and you come to me. Nzaguhamagara mu mazina yawe hanyuma usange. Nta kuzanamo indagu rero, kuzanamo indagu. Niba hari ikintu nanga mu buzima ni umuntu uzanamo indagu ziciye mu byo bise ngo ubuhanuzi. Ni indagu za zindi zo mu Kinyarwanda z'ubundi buryo zaje. I hate, ndazanga n'igisa nazo. Ubuhanuzi buri muri Bibiliya narabusobanuye. Umuhanuzi nyakuri ntabwo ashobora gusanga mu nzu y'Imana ngo aze guteramo ubwoba. Ajya gushaka abanyabyaha, barahari benshi buzuye isi, akagenda ntabwo bafite, rimwe na rimwe abanyabyaha bakanamwica, ariko akasiga babwiye nimutihana muzarimbuka. Ubwo ni ubuhanuzi. Ariko Imana yaguhaye imodoka, Imana igukijije urupfu, Imana wagize ute byatuma uhigwa. Imana ntabwo ari Imana ntabwo ari Imana y'iterabwoba. Ibyo byose ndabisobanura. Sorry, narinde kugira ngo icyo umuntu neza nasobanura rero mu gusoza itangazo ryanjye. Amen. Itangazo ryanjye ni iringiri. Ndagira ngo njye mu zindi ndimi, naryo ni isezerano mfitanye n'Imana. Imana yampaye ijambo, irambwira iti genda uribwire Abanyarwanda bene wanyu kandi urabakunda nabo baragukunda. N'abatagukunda n'abatakuzi bazavuga bati who is that man? Uriya muntu ninde? He's a man of God. Umuntu w'Imana. Uyu munsi n'abatabyemera ejo bazabyemera. Ubutumwa buvuga mu Kinyarwanda.
icyavuyemo ngira abantu tugendana bakora za komanteri bansubiza bati mukozi y'Imana n'ibindi, hari n'abandi bareba gusa wenda bagaceceka, that's all, nta kibazo. Ntabwo nigeze njya kuri YouTube cyangwa n'ahandi kuri za Facebook za TikTok njya gushaka za views n'amafaranga, ntabwo ari ubwo buryo nyashakamo. Abijyamo ni uburenganzira bwabo, ariko njye ntabyo nzi. Sinzi ngo views ni zingahe zihemba, sinzi ngo kugira ngo ubone. Icyo nzi cyo nuko mbona hari abantu bafite imyitwarire yabo akenshi batera no kujya mu byaha muri uko gushaka za views no kubeshya no kugira za covers ibifuniko bya za YouTube n'ibindi bidafite ahuriye na refond nibyo bavuga. Njye rero kubeshya ntabwo nabishobora. Niba ari giyewe kuri YouTube ni giyewe ibinjya gushyiraho ni iki. Nuko ibyanjye bimeze, kandi nkumva ko aya mahoro bituma n'ubutumwa bwanjye bugenda neza, nta bindi bintu ngamije, nkumva ndi mu mwuka. I am hypnotized by the Holy Spirit. Ngo mfashwe n'umwuka wera, ni unkoresha. Ntabwo ngiye mu mubiri nanjye, ntabwo reka ndebe ibyo ushyiramo bidasanzwe kugira ngo bize nzibone. Never ever, ntabwo nzakora. Amen. Ikinyarwanda rero, abanyarwanda, my people, n'abandi bakivuga mwese cyangwa n'abacyumva, amen. Icyiciro cya mbere cy'ubutumwa mu Kinyarwanda turagishoje. Ngiye kwinjira mu ndimi eshatu. Reka mbere ku Gifaransa, nzavuga ubutumwa mu Gifaransa, nzavuga mu Cyongereza, hanyuma nzavuga no mu Kidamu. Amen. Ariko hari ikintu nshaka gusaba inshuti zanjye n'abavandimwe nakugenda mu butumwa. Ntimuzitinye. Imana tubona mu itangiriro, Imana indimi zaduka mu isezerano rishya, tukabona intumwa zivuga indimi, ntabwo hagiraga ubwoba. Ikintu kitwica mu muco wacu no kwitinya na complex. Ariko bigaturuka kuki? Kunegurana. Abanyarwanda dukunze kujonjora amakosa tukibagirwa kumva ukuri. Niba mvuze ururimi rw'amahanga uyu munsi, mvuze Igifaransa, ukaba wumva neza prononciation yanjye akaba ari nziza, wenda nkagira nkakubitamo ikosa, iryo kosa rishaka n'iki. N'icyongereza nuko, n'ikiganwa. Umuzungu yaje mu Rwanda akaririmba indirimbo mu Kinyarwanda cyangwa mu Kinyarwanda, usanga abanyarwanda twishimye cyane, amakosa abangana icyo yakoze ko nawe museka. Iyo uvuze Igifaransa, Umufaransa ntabwo usetse, ugiye gusekwa na mwene wanyu. Ari Umufaransa rero nyir'ururimi. Icyongereza nacyo nuko. You have to try, we have to try and try and try. Apprendre une langue, c'est avant tout la parler. Je le répète, apprendre une langue, c'est avant tout la parler. Ururimi nta bundi buhanga bundi kirika aho bita les linguistes, bize ibyo bita linguistique. Niba ushobora, un linguiste connaît toutes les langues mais n'en parle aucune. Umulinguiste, umuntu wasesenguye indimi azi zose ariko nta na rumwe abazi kuvuga. Nous ne sommes pas des linguistes. La linguistique ni somo rindi. Nous devons parler. We have to speak in many language. Cyangwa se in many languages. Ngaho. Biraza
uko ugenda uvuga utwo dukosa twa plurieli, twa accord, twa masculin, féminin, participe, ibintu nk'ibyo ngibyo tugenda tuvamo buhoro buhoro. Don't be worried. Don't be worried. You have to try. Nous devons essayer. Donc, je vais essayer de prêcher en français. D'abord. Ensuite, je vais m'exercer en anglais. I have to do many exercises for talking in English. Hanyuma, jag ska preka på dansk. Ja. Dansk språk. In Danemark. C'est pour cela que peut-être les Danois qui sont ici auront besoin de me suivre curieusement. Ils peuvent entrer et voir qu'est-ce que ce Rwandais est en train de prêcher en danois. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en danois. Nzamira Yesu. Yesu niwe wari Yerusalemu ati iyaba wari uzi icyaguhesha amahoro uyu munsi. Aho tubibona muri ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 19 umurongo wa 41 n'uwa 44. Ngo ageze hafi abona umurwa arawuririra ati uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro ariko noneho ibihishwa amaso ariko noneho bihishwa amaso yawe. Uyu munsi icyama bene data abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda nabo mu Kinyarwanda bakamenya icyabahesha amahoro bakava mu byo barimo ngenda mbona umunsi ku wundi. Uyu murongo twafashe n'utanze amahoro. Ubutumwa bw'Imana abantu benshi barimo kubushaka muri iki gihe barimo baragenda bavamo bajya mu bindi. Turakora iby'Imana yavuze tugomba gukora inshingano zacu devoir zacu ahasigaye turekera. N'ibyo rero icyo nashaka kubabwira nimubona akenshi ntakunze kujya ngaragara mu Kinyarwanda no cyiciro cya mbere turagishoje no kubwira bene data ngo you have to wait. Muzongere mu ntegereze nanjye ubutumwa bw'urukundo n'imbabazi n'amahoro maze kubutanga muri izo ndimi eshatu: français, l'anglais et le danois. French, English and Danish. Fransk, mu Kinyarwanda ni fransk, engelsk och dansk. Igiswahili cyo ntabwo ntabwo mvuga kirasa n'ifu ntabwo nabivamo ubwo bizaba binaza Imana imfasha ariko muzabibona avec le temps, avec la patience, avec la bonne volonté, avec la franchise. L'essentiel c'est de ne pas avoir peur. Icyangombwa mu ndimi ni ukutagira ubwoba. You have to try. Ubu rero ubutaha noneho nzazivangura. Niba ari Igifaransa, ça sera le français. Niba ari Icyongereza, Icyongereza. Niba ari Ikidanwa, ntabwo nzabivanga ahubwo mbikoze nk'ugusore. Nubwo gusa nshatse kubitanga itangazo no kugira ngo mbumvishe ko ngomba kubigerageza. Kuko ni inshingano, ni isezerano. In Jesus' name. Amen. Amen. Turashoje.